bundi ubwo Meddy aheruka kuvuga yuko agiye kuva mu muziki w'indirimbo za secular akinjira mu ndirimbo za gospel, aho abantu benshi batabyakiriye neza bakavuga ko ibyo bintu atari byiza, ahubwo bamugira inama yo kuba yagaruka muri secular. Gusa Meddy yarabahakaniye. Kugeza n'uyu munsi rero baracyavuga yuko Meddy ashobora kuba yagiye kuva mu muziki burundu. Ese byaba ari byo cyangwa se hari ubundi buryo biri bunyuremo? Reka tubirebere hamwe. Yitwa Ngabo Jobert Medale, azwi ku izina rya Meddy. Ni umuhanzi uririmba injyana ya R&B ndetse na pop, akaba ari umuhanzi ndetse akaba yandika n'indirimbo. Yavutse mu kwezi kwa munani ku itariki 7 mu mwaka w'1989, avukira mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Meddy yinjiye mu muziki nyarwanda niho yatereye imbere, ndetse nyuma yaje kujya muri Amerika USA nyine mu mwaka w'2010, ndetse nyuma yaje kugira kuri success ya Danje yo gushyira hanze indirimbo ikagira aba viewers bagera kuri miliyoni 100, ariyo Slowly yasohoye 2017. Meddy yavukiye kuri se yitwa Sindayihebura Alphonse ndetse na nyina yitwa Cyabukombe Alphonsine. Meddy yakuriye hafi y'umuziki ndetse yatangiye aririmbira mu rusengero, akajya aririmba muri korali z'urusengero nyine. Mu gihe yari ari mu ishuri yaje kujoininga akagurupe kitwaga Justified, na akagurupe kari kajyanye karirimba ndetse kanatunganya ibijyanye n'imiziki, ahari harimo The Ben. Meddy rero yaje guhita ashyira umushinga we w'umwuga mu byo ubuhanzi mu mwaka wa 2008, nyuma aza kubona na influence hano muri East Africa, aza no guhita yerekeza muri United States mu mwaka w'2010. Meddy yaje kugira ibyago bitoroshye, aho yaje gupfusha uwo bita nyina mu mwaka wa 2022 hari mu kwezi kwa munani, ndetse uyu nyina avuga ko yari umubyeyi wamufashaga cyane akamwigisha gucuranga gitari, aho Meddy yagiye anamushimira. Nyuma y'uko uyu mubyeyi apfuye, Meddy yavuze yuko ari umubyeyi yamufashije akamuzamura ari we wenyine, nkaho nyine yari single mother, ubwo yari umubyeyi wenyine akamuzamurana n'abandi bavandimwe ba Meddy. Gusa uyu se yitwa Sindayihebura Alphonse, papa wa Meddy, wewe yaje kuba yapfa igihe Meddy yari akiri umwana afite imyaka 2 gusa, ngo yari azwiho cyane gucuranga gitari, ndetse biza gutuma na Meddy agenda yicuranga cyane yuko na nyina Cyabukombe Alphonse, nako nyina Cyabukombe Alphonse nyine mama wa Meddy yaje kuba yabwira Meddy ati gukoresha gitari rwose ni byiza, yikoresha ndetse aranayimwigisha, anamubwira yuko agomba kujya ajya mu rusengero. Rero abantu benshi ntago ano makuru bakunze kuyemera, ntago bakunze kumva ko Meddy nyine iyi miziki yayireka. Gusa reka tugende tubireba, turi buze kubihuriza hamwe tumye ati ese Meddy byari bimeze gute. Meddy mu mwaka wa 2022 nibwo twagiye kubona yatangaje nyine amakuru ajyanye n'ibintu by'ubukwe. Gusa reka tubanze tumenye ngo umugore wa Meddy we ameze ate. Ni umugore yitwa Mimi Mihefil, ndetse uyu nguyu akaba yitwa Mimi Ali Ngabo. Ubu ngubu niko yiswe akimara gushakana na Meddy. Uyu mugore rero ndetse ngo bari mu rukundo na Meddy igihe kinini, aho ngo Meddy yaje kumushyira umuryango wa Nuza wiwe nyine mu mwaka wa 2018. Yari yaramupropoje mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 12, ahari kuri bidi yiwe nyine, ubwo ni birthday yiwe y'uyu mukobwa, ndetse aramubwira yuko bagomba gukora ubukwe mu mujyi wa Dallas ndetse na Texas, aha ni muri Leta Zunze za Amerika, hari mu kwezi kwa gatanu tariki 22, 2021. Rero Meddy nyuma yaho yakoze ubukwe, atura n'uyu mugore we indirimbo yitwa My Vow, indirimbo yaje gukundwa n'abatari bake hano ku isi no mu Rwanda. Abantu benshi bayakiriye neza. Gusa Meddy nyuma yaho yaje kubyara abana 2. Umwana umwe yitwaga Mayirangabo, umwana wavutse mu mwaka wa 2022. Undi mwana yitwaga, uyu mwana yitwa Mayirangabo we yari umukobwa. Gusa uyu nguyu wa kabiri we yitwa Zaini
M Ngabo ni umwana wavutse kuri tariki 28 z'ukwa kane 2025, aho Meddy yari yabyaye umuhungu ejo bundi niwe aheruka. Ubwo rero Meddy amaze kugira abana babiri. Rero nyuma yo kumenya bino bintu tugiye kwihuza nuko bari kuvuga ngo ese Meddy ashobora kuba yava mu muziki by'iteka cyangwa se hari ibindi bintu bibyihishe inyuma tutari bwamenye. Mu makuru rero ari kuvugwa cyane nuko uyu Meddy cyangwa se Meddy nyine uzwi ku izina rya Ngabo Jobert Medare cyangwa se Meddy umwita uko ushaka, ni umuhanzi rwose udateganya kuva mu muziki, gusa ahubwo ikintu cyo avuga yuko nuko yamaze kuba yakura akarenge ke muri secular music. Mu ndirimbo wamukunzemo nk'amayobera, dusuma, my vows, slowly ndetse n'izindi nyinshi wagiye umukundamo, menya ko mwene ubwo bwoko bw'izo ndirimbo atazongera kuririmba, ahubwo yerekeje muri za ndirimbo wagiye umukundamo nazo zitwa niyo ndirimbo blessed, zino ndirimbo z'Imana gusa nyine nkuko nyina wa Meddy yari yaragiye abimutoza kuva na kera. Abantu benshi bavuze yuko ngo Meddy ibi yabisabwe n'umuryango we cyangwa se umugore we, ariko bigaragara yuko no mu makuru twagiye tubabwira bigaragara yuko uyu Meddy yaje kugenda atozwa na nyina kujya aririmbira mu rusengero, cyane ko ari naho yatangiriye. Ubwo rero yaje kuba yaritaninga back aho yahoreye kera aririmbira, kuko ubundi mbere yaririmbaga mu ndirimbo zijyanye mu makora nyine aririmba indirimbo z'Imana. Murakoze cyane rero, niba ukunda Meddy ntugende udakanze subscribe, like ndetse na comment utubwira uko bimeze. Ese we wakwifuza ko Meddy ava muri mu muziki byite